none se nzi guhaye kugira ngo nyine ugiye none hone utangiye kuziri ako boss nawe ko nawe ko rero wakabya nawe ubu ngubu imbwa yari inyama ifite ikirungo ngiki hehe wowe shira umutima hamwe njyewe nabonye akazi keza gashyushye cyane wimbeje kameze mu izina ry'Imana ugiye gukora muri iki ahubwo se tuzongera kujya duhura mene nk'ahangu mace kuko ubuzima igihe ibigori byawe bizerera ngo nze kumama ibigori njyane ku isoko ry'umurimo none uri kubwira ko mfite akangononwa koko zayagenda afata ibishyimbo mugerekere hejuru ariko kuki atabinyeretse mbere Misi wazanye amagara noneho icyanwa kirahere ryatungo rya boss banze bikorera ama none se ako sister we ntabwo bizi ko abakire babaho neza reba ariko imbwa iryinyama yokeje iriho urusenda n'amasarisi none se ubwo koko uhora watse inyama zimbwa buri munsi yewana mora nzotsa nkazana n'ibindi biryo ariko byanze bikunze inyama zo ni za buri munsi nagira ngo igituma warazanye amagara wenda ni n'isosi uhute nayo kumbi muziga ziriho n'imyotsi ariko sister nubwo ari akango nonwa ngiye kugarura nabonye undi mukire uri ko mu mafaranga kandi wazama akazi keza bivuga ngo akazi ka boss ugiye kugata akazi ka boss ngiye kugata oya yakugiriye ikizere kandi wari umaze kumera neza ihangana na boss arabikora wundi ariko boss imboga yambwiye ntago ari izi ngisi none ubu umaze gusobanukirwa imboga z'ubwoko bwose ndabona n'isombe hari n'ibitagateke ndabona bihari ntabwo duheruka kabisa igihe kibaye kinini none dore urongera nsanze mu mirima yawe ariko ubundi iyi mirima yawe ko mbona yabembye shaka ikajya yewe ariko ubundi reka ntabwo kuko ubu babivuze ukuri ko uhongera umwanzi amara inka ariko reka nkubwire usibye n'izo nka bavuga zishira ubundi zigeze zibaho reka nkubwire wa mugabo ubundi kera uko mbizi nta mugabo waroga hano byari sambo byo muri twikunde ubijya biza kabiro babiri akaniko gasima ndetse kabyo ariko si ubu ngubu ubu ni hano baba bari ariko ndabona ntabwo ndi kuhabona ubu rero ngiye gusubira mu isantere yo kurekana umutekano wawo kuko ahantu ndabona na wa mutubuzi twigeze dufunga rimwe ntawe ndi kuhabona kindi ndabona hari umutekano ko byagenda kuza ariko ndagumya mbasirikire barebe kuko bashaka kuba banyitsinze kankomeza akazi muramama nawera amahoro siko mubonye nkibuka ejo ndi kureba nawera amanota ye yasubiye inyuma cyane bikabije ntabwo mukiri kumukurikirana sinzi impamvu nanjye simeruka kubyitaho uzi impamvu maze igihe kuva cyagiye abantu bantuburira maze nkaho nataye umutwe ahubwo hari igihe muzagera muri cyamuhurire mu nzira n'umutwe wanjye ni ukuri nkubwije ukuri barantuburiye bamaze kuntuburira banambeshye ngo baranyishyuye ndebye kuri telefone nsanga ni icyuka mbese nifata ukuntu gusa nyiboneka mu pe nkubeshye nakubwira ko nyimwitaho ubwo disi n'abatekamutwe b'iki gihe bateye umva ni benshi ariko noneho birakabije ni ukwihangara nyine bibaho muri iyi si niko ubuzima bumeze ariko ntabwo byatuma none nawe asubira inyuma kuriya mugerageze dufatanye nk'ababyeyi turebe kuri mwana akongera akaza amata nk'aya mbere yarazi ubwenge nese tica waretse nkagusaba mfasha ugende umumfashize basi ugira ikintu uca ariko pegiye kukubwira ngo ndahari ndi gushaka amafaranga narasaze muri Imana agufasha uzayabona urakoze cyane uzabikora Imana tuzagerageza nk'ababyeyi yego nta mugabo warogaga yego niko mbizi ngewe mu muco rwose ubu noneho ushatse kuvuga yuko hari umugabo wakurogeye imyaka yawe
hari umugabo wandogeye imyaka yanjye ari kurasi ari he mumbwire tujye kumuhiga umva nkubwire wa mugabo ubundi uvuka mu we muryango jewe none se ari uwe njyewe mvuka mu bahura ahura maragahuragurwa n'urubura ariko rwose urwo rubura uvuga ruzagwa ryari ntabivuga se ahubwo ubundi reka nkubaze uzangendaho kugeza ryari uri ubutaka si uri umuhanda ku buryo nkugendaho undi Delegate. Meze bite delegate? Komera. Muri weekend se uratembera ukaza kureba imirima yawe uko imeze. Uko bimeze. Ubu se kujya mwaherera ibyatsi. Inunga mubi. Kuri kwivugira. Sheni wanjye we. Niko. Sheni. Makuru yawe. Mudapfa. Ubuye ntabwo ari imbuto nashyizamo. Urankanze wa mugabo. Ngukanze njyewe bigango napfa n'amafaranga mfite n'ubutunzi. Gira uti n'uburozi ufite. Ariko rwose wakomeje kuvuga abagabo baroga nkagira ngo uri kuvuga abandi. Kumbe ninjye. Bigango. Ahubwo nanjye nindeho nabi sha n'ubundi ngiye kubyara umwana mwite mbarimo mbazi. Ko n'ubundi reka nkubwire. Ibi bigori nta wundi wabiroze. Ni wowe. Ariko ubundi ikintu kitwa kangononwa mukagirira iki? Ariko ako kangononwa uhora uvuga. N'ubushize warakambwiye. None. Uhita umfungisha. Ahubwo wa mugabo no ufite akangononwa. Baza ikintu kimwe. Narije kukubaza igihe ibigori byawe bizerera ngo nze kumama. Ibigori byane ku isoko ry'umurimo none uri kubwira ko mfite akangononwa koko. Kwa bimeze urabona buriya rero Vande ibintu bijyanye n'ubuhinzi buriya ko hari abakozi wohereje utagenda gukurikirana nawe nta musaruro wabona. Ni byiza pe. Buriya iyo uri mu kazi ukohereza n'abakozi bakaza guhinga biba ari byiza. Ubu rero nanjye naje ntembera kubera ko tumaze iminsi hari ku kazi baduha raporo batubwira yuko aho tugeze tugasanga abana b'inzererezi bamwe barimo bagenda banywa za kore barataye ishuri. Ndagira ngo unkorere raporo kuwa mbere uzankorere raporo y'abana batakiza ku ishuri ku buryo iyo raporo turayikeneye. Kuko nsigaye ngenda rwose amakuru yatugezeho ko abana bataye ku mashuri batakiza ku ishuri basigaye birirwa mu muhanda kandi natwe iyo tugenda turabibona. Iyo raporo rero ndayishaka. Urakoze cyane ndumva icyo kintu icyo kibazo nakibwiye Meteresi ubishinzwe ko atumiza n'inama y'ababyeyi kugira ngo tumenye impamvu abo bana batagiye ku ishuri nimba ari imirire mike cyangwa se nimba ari ukunanirana kugira ngo iyo raporo tuyibagezeho neza ramwe mu biteho nimba ari ngombwa wageze ku kigurura muco. Okay, noneho kuwa mbere mukimara kumenya abana bavuye mu ishuri muzahite mutumiza inama bitarenze nko kuwa kane. Izabe kuwa kane nibinaba ngombwa nanjye nzayitabira dukurikirana ibyo bintu cyane rwose. Sawa nanjye ubwo tubonanye noneho nta murima wanjye. Sawa tuzasubire kandi nizere ko bizagenda neza. Sawa bizera se wabikundi Kumbe wabikundiye ko byera. Kumbe niyo mpamvu avugaga ngo abagabo ngo bararoga ngo nta mugabo kiroga. Bamubwire rero uri kintu ngiye kukubwira ni kimwe. Sibyo? Ngewe ntabwo nagira umutima nk'uwawe umeze nk'uwifuku iri mu bizima. Umutima wanjye urawuzi warawubonye. Umeze nk'uwifuku. Umutima utsimbye gutya. Reba usibye imbaho. Keretse wawe. Uranaga n'ubundi ubushize twararwanyesha. Uranafungisha ubundi ngumi yawe irindwa mubi. Umva nkubwire. Eko uhereye none uze kunkubitaje. Uhereye none n'iteka ryo. Reka ndakuzi. Sibyo? Mbwira neza. Ubyara umwana mbyara umurozi worora inkoko worora agaca ubuze. Ibi bigori nibyo bya nyuma winje uze zorora iki? Ibyo ntago bindeba. Zorora tayiga. Ikizima. Utwo duca twose tumire. Kizima nuko ibi bigori uzaza. Utwo duca twawe tuzagwa mu kanwa ka tayiga. Umurimo wanjye ngukuzanyeho bwa nyuma kugira ngo nkwereke icyo uzazira. Jewe
njyewe akankono mwaka uzajyana nako mu butaka. nkubwire wa mugabo we, nyuma yo kumfungisha narinje kureba umusaruro wahawe ahantu ugeze. Reba ikigori ufite ariko warabyishe n'ubundi ndabona kitazera, ahubwo nagira ngo nje kureba umusaruro wawe ahantu ugeze, nzaba umumamyi nkumamira imyaka yawe n'ubundi ku isoko ntuhazi, nugira amahirwe ukaba ukiriho. ni ukuvuga ngo akangono n'umwe ni wowe ugasigaranye. Iyi myaka yawe ntabwo izera, nushaka uzankorekesha ushaka ca, ahubwo reka nanayinyuremo nayikandagire. Hello, Prefect. Meze mute. Twari twibagiwe kubwira abarimu bose ngo baze kwandika ababyeyi, baze kuzohereza ababyeyi bose ko mu cya cyumweru kindi hari inama. Ubabwire rero ni ingenzi bazayizemo. Sawa, urakoze ubyibuke. Ako se ubu nzegera aha hose wagira ngo bahacukuye za korota n'amabuye y'agaciro, ubundi kabutura ari naza kwikubita hasi. Ariko none ngiye kujya ku munara ntuhagarare hejuru, kabutura natambura, noneho ndamenya yuko hari ibigango kabisa. imyaka myinshi twaraburanye rwose cyane cyane, uzi kumva zirariko ufite Nanjye ababa we. Imana irakoze kubana duhuriye aha ngaha rwose, wagira ngo umubyeyi natenzane naje kureba nibyo boss akunda, hano ahenza imboga. Ubu najyaga kumwahirira bwa mbere nabonye akazi keza. wigeze se ahubwo bimbwiye. Maze reba navuze natakiri twe tugende nitegeye umusozi wo hakurya hariya kugira ngo ndebe kuhagesha, aho bikera we uzagusanga nikuzimu kabisa. Kuzimu abo nabaye umuvuzi beza bitasha, oya ngwino usange ku musozi kugira ngo uzabure kuko n'ubundi kuhagera ikisa n'iki ahangaha igiceri cyazamukara igiceri cyazamukara tukimena avuka twumve ko igiceri bitarwana cyangwa bijyane ntacyo biba bitwara ibiceri Wongo kijicani cyaciye umuvomyi kwiriba umunyabwoba uza amaso y'igiceri yaciye umuvomyi kwiriba, niyo mpamvu rino buye narindi ifite kizamuka nimero. Ariko rero navuze byinshi nari ngutegereje igihe kinini kabisa. Byose bimeze naranaguhize ndakubura. Umva none reka nkubwire rero amasezerano ni ideni. Habona akazi keza nabonye se. Uzi ko boss ari umukire. Reba umurima wonyine nakweretse afite. Imboga dodo kugeza hepfo ya hose. Bose ni wowe uhakora. Ese ko boss ariho yahingishije arambwira ngo ujya gusarura imboga dodo. Uzi bwa mbere nyigera mu kazi. Uzi byambayeho? Ibiki? Naragiye ndamwahirira ibyatsi, yanumye ibyatsi. Muzanira ibyatsi. Ndabiteka ariko kugira ngo ngasubireho. Uzi ibintu yarankoreye? Ubugari yarufasha gutya. Agiye kubunkubita. Uzi ko nakinagiye? Warabona umuntu anyabagira. Ese ibyatsi ibi ngibi byatsi. Ko yambwiye ibyatsi mbari byo muzanira. Nari mbizi. Siyansobanuriye ngo ajye kunyereka akarima k'igikoni. Wakosheje kuba atarakakweretse. None ubu narakabonye. Reka nkubwire isezerano ni ideni kabutura ndabizi kabisa. Sibyo? None niba isezerano ari ideni. Kuki utuma muhiga nkaguhiga imyaka n'imyanire. Nkarenga imisozi. Nkarenga iyi. Nkarinda kuza guhagarara ku munara nk'uyu ngutegereje. Ubundi bite byawe. Isezerano ni ideni. Ariko buriya nanjye kuba twatandukana nahuye n'ibibazo. Urabona ko dutandukana kuko twari dufite nakemuyeho akantu.
gusubira ha hantu waguye tubana uzazunga imboga byatsi cyangwa uzazunga ugura imboga byatsi uzi imboga byatsi kuruzishisha uzi huye na boss umva nzazi kugaburira 90 ishire urumva ku buryo uzajya ugenda muvuga ngo dore umudamu mwiza kabisa zandetse shere ko nari ngukumbuye ushize twahuje kunsura ariko nago wigeze usa kandi mu rugo ni hano hirya n'amakwere kuhareba urishimye ariko uzabyibuha wongere ubyibuhe ubundi nzihangana ageze cyane ubundi ku giti cyanjye ngewe ukuntu ndi kubyuka n'ukuntu ideni ryanjye rimaze iminsi ndi kumva nagusanganiza biriya bikeri yesu we ukajya kutariya amagi yabyo oya niba ariyo mpamvu wazajya ku gasongero k'aya mazi niba ari nayo mpamvu nagusanganye ibuye sibyo niba ariyo mpamvu wanumiye ahantu mu bwayo nk'aho ngo wihangane